ikaze ndagushuje cyane aho uri hose hatandukanye, komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina YVETTE. YVETTE ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage risobanuye igiti cya yewe cyangwa se yiwe. YVETTE ni umukobwa wumva yayobora ndetse akayobora n'ababyeyi be rimwe na rimwe. Iyo yagize amahirwe akaba imfura mu muryango, abibyaza umusaruro abandi bose bakagendera ku buyobozi bwe. YVETTE kandi ahora ari mu myanya y'imbere ndetse agaragara mu byo akora. YVETTE aba ari umukobwa ufite ikinyabupfura ku buryo aba yumva yaba urugero kandi akifuza ko abandi bamureberaho. YVETTE agira ukuri, arubaha kandi akanakunda ubuzima buhenze. YVETTE iyo ari kumwe n'abantu atiyumvamo ashobora kwitwara nk'umuntu usuzugura, ariko nta kindi kibiri inyuma ahubwo ariko kuri kwe. YVETTE ni umukobwa utihanganira gutsindwa kandi niyo akiri umwana aba azi gushyira mu gaciro. YVETTE akunda kuba umuyobozi no gushinga imirimo runaka akaba ari wibazwa, muri make ntagatinya inshingano. YVETTE kandi akunda gukundwa no kugaragarizwa urukundo ndetse no gushimwa. YVETTE azi gukunda, ni umuntu wita ku bantu, akunda kuba yakundana n'umusore woroshya ubuzima kandi umuganiriza akanamwereka ko ahora amwitayeho. YVETTE kandi iyo ageze mu kazi ngo aritanga akanagakorana umwete ndetse n'ingufu ze zose, kandi uba usanga anakangurira abandi kugakunda. YVETTE uzasanga aho aba yarabaye bamwiyumvamo ku buryo kumwibagirwa biba bidashoboka. YVETTE yari YVETTE twagarutseho uyu munsi, izina YVETTE. Nawe ushaka ko tugusobanurira izina jya aho hasi muri comment section utubwire, tuzarigarukaho ubutaha mu yandi mazina tuzasobanura. Mwakoze rero kubana nanjye, nibitarakora subscribe jya aho hasi yikande ubane natwe kandi ujye ukomeza ubane natwe unadutera inkunga mu biganiro byacu. Mwakoze, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza.